mva guri icyuki reka da mu by'ukuri ntago ndicaye ngo numve. Abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter, Instagram n'izindi mwakomeje kubona izina Queen Kalimpinya ricicikana kuva ku mugoroba w'ejo. Byatewe nuko uwitwa Lewis Hamilton, umwami wa Formula 1 kwisi, yagize atya agafata ifoto y'uyu mukobwa Kalimpinya akajya kuri Instagram story ye akayipostingaho, ubona ko yishimiye urwego uyu munyarwanda kazagezeho. Ni ibintu rero byazamuye amarangamutima ya benshi mu banyarwanda ku mbuga nkoranyambaga bamuha felicitation. Miss Queen Kalimpinya ni izina rimaze kwemera no kuba rinini cyane hano mu Rwanda mu gusiganwa ku mamodoka. Uyu ni umukobwa wenyine w'umunyarwanda ukina uyu mukino, ndetse aherutse gukora amateka atarakorwa n'undi wari wese yo kuba umunyarwandakazi wa mbere witabiriye irushanwa ryo gusiganwa ku mamodoka ari umushoferi cyangwa se pilote mukuru w'imodoka. Kandi umugore muri rari ntago byambereye imbogamizi, nta kintu gifite aho gihuriye nuko ndi umugore cyaba cyarambangamiye, ntacyo pe, ahubwo banasapotinze kuko bose wabonaga bashaka, bishimiye ko finally hari umunyarwandakazi uteye intambwe yo kuba umupilote. Uyu mukobwa wituriye mu cyaha hafi mu mujyi wa Kigali, abana n'ababyeyi be bombi, benshi bamwita umwanduza cumu, umukobwa wiyemeza utagira ubwoba. Gusa nubwo uyu munsi tumuririmba nk'uwaciye uduhigo mu gusiganwa ku mamodoka, ariko sicyo cyatumye tumumenya kuko yinjiye mu byo gutwara n'ubundi asanzwe ari icyamamare. Ndi kukubwira umukobwa wegukanye ikamba ry'igisonga cya gatatu cya Miss Rwanda 2017, ikamba avuga ko ryamufunguriye imiryango yose yanyuzemo nyuma y'irushanwa. Ni ikamba nabaye third runner, rirashajeho, rimaze imyaka 5. Yarabaye kandi ryabaye nk'intangiriro yo kugera kuri dreams zanjye zo kugira ikintu umuntu akora kirenze we. Yabaye nk'imbarutso. Miss Kalimpinya kuva muri 2017 yatangira kumenyekana kugeza uyu munsi, aho uzamubona henshi, niba ugatari hose uzamubona nyogosho imwe ku mutwe idahinduka. Ibintu byo kuba umukobwa cyane ngo yisukishe buri munsi, ashyireho makeup ya hatari, asiga inzara n'ibindi nk'ibyo, ngo nibijya bimucira ishati. Makeup gayishyiraho gake gashoboka, kandi nabwo bisabye gufata inkoni. Nanjye njya mbikora rimwe na rimwe. Ubikora ryari mu bukwe nabwo bankubise bamaze kubishyiraho. Ni umukobwa utije nawe udakomeza ubuzima, wigendera ku kamoto ke ka scooter agatwaye mu mihanda ya Kigali, atitaye ku bwamamara afite, nta kibazo na kimwe yifitiye rwose. Mutisanzwe hari abantu bakuzi kuri karakamoto ku kamoto kanjye kutakazanye mbese utanze akaza. Ariko turi mu gihe cy'imvura, hari igihe njya ahantu ikanyagira. Icyo ukunze kiragukunda, icyo ushatse kiragushaka. Aya ni amagambo Queen Kalimpinya akunze kuvuga, ndetse bisa naho ari yagenderaho. Biranasa naho koko aya magambo yashimangiye ko ari ukuri, kuko uyu munsi yakunze gutwara imodoka nabyo biramukunda, none ubu n'umwe bahagaze neza mu Rwanda. Ninkubwira ko ari umuhanga ku modoka, wumve ko ari umuhanga koko, nguko uko biba byifashe iyo ari kuri vola. Avuga ko iyo yicaye mu modoka atwaye ngo niryo joro kuri we, arabyenjoyinga mu buryo budasanzwe. Mu by'ukuri iyo nabaga nicaye mu modoka ntangiye gutwara, yabaga ariyo paradise kuri njyewe. Ni cyo kintu cyabaga kimakinga sense kurusha ibindi. Ni umukobwa utuje, uvugana ubwitonzi bwinshi, ariko kandi ukunda guhora yisekera, dore ko anaseka neza, ishinya nziza y'umukara, nawe ubwe kandi akaba mwiza. Ubu ntabwo uzi gukura ibijumba? Gukura ibijumba ndabyumva. Amata ava hehe? Agava kwiga. Ariko se uretse ibyo nkubwiye, n'iki kintu muziho? Queen Kalimpinya mu by'ukuri ni muntu ki? Ibyo bibaza byose kuri uyu mwari ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Mu kugitegura nasomye inyandiko zitandukanye, nifashisha amwe mu mashusho ya YouTube channel yitwa One on One, ndeba na filime mbarankuru ya Al Jazeera yakozwe kuri uyu mukobwa, maze ngutegurira icyegeranyo kiryoshye cyane. Ikaze rero kuri Rwanda Today, ibuka gukanda kuri subscribe, tujye tubana buri munsi. Nitwa Oscar, dushime, ngwaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu.
turi kuganira kuri Miss Queen Kalimpinya. Uyu yavutse ku itariki ya 6 z'ukwa munani mu 1999 avukira mu mujyi wa Kigali. Amashuri abanza n'ubundi yayigiye muri uyu mujyi, ariko yisumbuye mu cyiciro rusange cyangwa se tronc commun ayigira mu karere ka Rwamagana. Ageze mu wa kane agaruka i Kigali muri lycée de Kigali, aho yize section ya MEG, Math, Economy na Geography. Ni umwana w'umuhererezi wabo, aracyafite ababyeyi be bombi, se na nyina baranabana. Mu mwaka wa 2017 akirangiza yisumbuye nibwo yitabiriye Miss Rwanda ku myaka 18 y'amavuko. Ni irushanwa ryegukanwe na Miss Iradukunda Elsa. Kalimpinya we yabaye igisonga cya gatatu. Kalimpinya yinjiye muri rally mu mwaka wa 2019 abifashijwemo n'umushoferi w'imazemo igihe witwa Yoto Fabrice. Muri Werurwe 2022 yaje kwitabira isiganwa rya Sprint Rally All Star 2022 yakiniwe mu mihanda yo mu karere ka Rwamagana, anabasha gusoza, ariko icyo gihe yari umushoferi wungirije ibyo bita copilote, aho yari yingirije Yoto Fabrice begukana umwanya wa 4. Icyo gihe Kalimpinya yanegukanye igihembo cy'umukobwa witwaye neza mu isiganwa. Mu kwezi kwa gatandatu 2022 yongeye kwitabira irushanwa rikomeye ry'isiganwa ry'imodoka rizwi nka Nyirangarama Sprint, aho n'umushoferi yarabereye copilote, babaye aba kabiri. Kwa 23 Nzeri 2022 nibwo bwa mbere umukobwa yitabira isiganwa rya Rwanda Mountain Gorilla Rally, ariko noneho nk'umushoferi mukuru, nubwo atabashe kurangiza isiganwa bitewe n'uko imodoka yamutengushye ikamupfana akava mu irushanwa. Muri indi rushanwa rya Huye Rally riheruka kubera i Huye, Miss Kalimpinya nabwo ari pilote cyangwa se chauffeur, yabaye wa gatatu ndetse ahabwa igihembo cy'umugore witwaye neza. Ubu ni umwe mu banyarwanda bazi imbere ku rutonde rw'abakinnyi imikino yo gusiganwa ku mamodoka muri Afurika. Ariko aha wakibaza uti, mu kiganiro n'itangazamakuru Kalimpinya yagize ati, natangiye ntwara moto ari nayo ngendaho mu buzima busanzwe, noneho Rwanda Automobile Club baza kumbaza niba nshobora kugerageza gukina muri rally. Ndabyemera, ndagenda ndabigerageza, mbona ni ibintu byiza, ndabikunda, ndangira ndi umukopilote. Murabibona ko mu modoka z'abasiganwa haba harimo abantu babiri, umupilote utwaye n'umukopilote. Umukopilote rero akazi ke ni ugufasha umushoferi cyangwa se umupilote kumusomera imihanda, kumubwira aho bari kujya, kumubwira ibyo akora n'ubundi bwunganizi yakenera. Guhera mu mwaka wa 2022 Kalimpinya yatangiye kuba umupilote cyangwa se shoferi, ndetse mu irushanwa rya Huye Rally riheruka kubera i Huye mu majyepfo y'u Rwanda yabaye wa gatatu, bituma ubu ari we munyarwanda uri imbere ku rutonde rw'abandi bose. Mu mikino imwe n'imwe abakobwa bakunze guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gusaba ishimisha mubiri kugira ngo bahabwe ibyari mu burenganzira bwabo cyangwa se bari bakwiye n'ibindi. Queen Kalimpinya avuga ko izi ngorane atarahura nazo muri uyu mukino, kandi ati, mbonye birimo ntabireka. Birumvikana ko uyu ari umukino w'abishoboye. Hafi 2% by'ingo zose ziri mu Rwanda nizo zifite imodoka, na 7.6% mu ngo z'i Kigali. Imodoka ikora isiganwa yo ni ikindi kuko ihenda cyane kandi kitabwaho byihariye. Kalimpinya ubakoresha imodoka ya Subaru Impreza yakozwe mu 1994, avuga ko yayiguze agera ku madolari 10,000. Kalimpinya ati, njyewe ngira amahirwe kuko ndi mu gihugu giha umwanya n'amahirwe abari n'abategarugori. Ntangira gukina nabonye abami inkunga bashyigikiye ko umwana w'umukobwa yatangira gukina umukino w'isiganwa ry'amamodoka. Nibwo bwa mbere bari babyumvise, ariko kubera igihugu cyacu na politike yo guteza imbere abari n'abategarugori nabonye ubufasha bukomeye, n'ubu ndacyabona. Mu zindi nkuru yavuzweho, Kalimpinya mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize yigeze kumvikana atabaza RIB. Nyuma y'uko Kalimpinya Queen agaragaje ko ahangayikishijwe n'umuntu wamwiyitiriye ku rubuga rwa Twitter mu buryo buhabanye n'imyemerere ye, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwinjiye mu kirego cye. Ni nyuma y'uko wiyitiriye Kalimpinya ku mbuga nkoranyambaga yarakomeje gukoresha amashusho n'amagambo y'urukozasoni. Queen Kalimpinya abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yagaragaje ko ahangayikishijwe n'umuntu wamwiyitiriye ku rubuga rwa Twitter ukomeje gukoresha amagambo n'amashusho y'urukozasoni, ibyo avuga ko bihabanye n'indangagaciro ze. Kalimpinya kandi yahise anatangaza ko yamaze gutanga ikirego cye muri RIB kugira ngo abashe kurenganurwa. Imwe mu ndangagaciro z'uyu mukobwa harimo no gusenga. Ni umukristo ndetse mu kwezi kwa gatanu y'umwaka yabatijwe mu mazi menshi.
uyu mukobwa yabatijwe na Apotre Alice Mignone Kabera washinze Women Foundation Ministries ndetse akaba n'umushumba mukuru w'itorero Noble Family Church hari kwa 28 Gicurasi 2023. Mu buzima busanzwe bwo hanze y'ibyo gutwara imodoka, Miss Queen Kalimpinya afite kandi kaza akora mu buryo bwo gushaka imibereho, cyane ko n'ubundi biriya by'amasiganwa n'amafaranga bibaha kuko babikinira ubuntu, mu bihembo bahabwa ngo nta mafaranga barimo nk'uko ubwe yabitangaje. N'ubundi rero mu kazi ntabwo yagiye kure ya fashion n'imideri kuko akora mu ruganda rukora imyenda y'abagore mu Rwanda rwitwa Asanti, akazafatanya n'aya marushanwa. Ngayo nguko ngibyo ibya Miss Queen Kalimpinya, umumisi ariko kandi akaba n'umukobwa wa mbere rukumbi w'umunyarwanda ukina rally. Ni byinshi amaze kugeraho, ariko kandi avuga ko hari byinshi akeneye kwiga kuko bimazemo imyaka 3 gusa. Ni nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar. Dushime. Nawe utaha Imana ibarinde.